Wari uzi ko ijambo ry'Imana rya buri munsi riguhindurira ubuzima ndetse rikaguha amahirwe yo kuzabana n'Imana mu ijoro? Reka tureke gutinda dutangire dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma mu Baheburayo ibice 10 duhereye kuri 26 tugere kuri 31. Ijambo ry'Imana rikutubwira ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinjije, kanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Kuko tuzi wavuze ati, guhora ukwanjye ninjye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. 31 ari kutubwira ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Murakoze cyane. Iki cyigisho kiri kutubwira ngo tugerageze tumenye Yesu Kristo, tumenye amaraso ya Yesu Kristo, igitambo yatanze, tukizeye kandi tukigendereho. Birasaba ngo uha agaciro ndetse umenye Yesu Kristo, kuko nimba warapfuye kubw'ibyaha nimba Yesu Kristo yarapfuye kubw'ibyaha byacu ukaba utari kuba mu mugambi wiwe, ni ikibazo. Ijambo ry'Imana rikutubwira ngo nimba kubwa Mose kubw'amategeko umuntu yishe amategeko baramwicaga, kanswe akandagiye amaraso y'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka dukomeze. Hari ikindi cyanditswe kiri mu Baroma kivuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Ndabinginga ngo duhitemo ubugingo, kuko mu isi harimo urupfu. Mureke duhitemo ubugingo buhoraho buri muri Kristo Yesu, kuko ngo izindi impano z'ibyaha ngo ni urupfu, ariko impano iri muri Kristo Yesu ni impano y'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Turi kugana ku musozo, ndabasaba ibintu 4 gusa. Ndabasaba kumva neza ijambo ry'Imana ndetse tukagerageza kurushyira mu